Inshuti z'abakunzi b'ikiganiro cyacu haracyari ibyiringiro, uyu munsi twongeye kubasuhuza. Turabashimira uburyo mwitanga mu kudukurikira. Hariho abagenda batwandikira, hariho baduhamagara batubwira ko ibintu bimeze, bati ibintu ni byiza, bati mukomerezaho, abandi bakatubwira ati vraiment courage. Kandi mu by'ukuri twe tubikora kubera impamvu ni umuhamagaro, kuko iyo umuntu afite umuhamagaro yumva afite ikintu asunika kubwira abantu, bitubivuga kugira ngo tubwire abantu bataboneka, sirito bataboneka mu nsengero zacu kugira ngo badusure, abataboneka kugira ngo bifatanye natwe mu materaniro ya muri les jours de la semaine. Ariko tuvuga tuti hari abantu tugomba kubwiriza ubutumwa byibuze communauté ivuga kinyarwanda phone, ko navuga kinyarwanda phone, bakagira ibyo bahindura mu bitekerezo. Uyu munsi rero nzanywe no kongera kubabwirana rero muri iki kiganiro cyacu haracyari ibyiringiro ko nta ntambara kuri wowe, nta ntambara ku muryango wawe. Nzanywe no kubwira ngo intambara zararangiye. Amen. Nushaka kubifata ibyo wari umaze iminsi urwana nabyo byose uvuga uti ni iherezo ryabyo, nta ntambara, ahubwo none uvuga uti urugamba ngiye kujyaho ni urugamba rwo gusenga, mpangane na Satani kugeza ubwo Satani mukoze isoni nawe agatsindwa akagenda, utwo dutero shuma nteraho tugagenda nkasigara ndi mu mudendezo. Uwiteka tugirire neza. Impamvu uvuga gutya ngo nta ntambara, nzi ko hari intambara. Iyo mvuze intambara ntabwo mvuga urugamba rwo kumasha cyangwa rw'isasu, uretse ko narwo nanaruvuga, ariko narwo mu izina rya Yesu ugomba guhagarara. Nagira mbwire ngo hari amahoro. Iki ni igihe cy'amahoro, ntabwo kikiri igihe cy'intambara. Ni igihe cy'amahoro kuri wowe, ni igihe cy'amahoro kuri jewe, ni igihe cy'ibisubizo, ni igihe cy'umunezero. Satani aratsinzwe mu izina rya Yesu. Reka twese dusome mu gitabo ijambo ry'Imana. Hano turasoma muri Yesaya igice cya 40. Igice cya 40 turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho kubabariwe ibyaha byabo byose, ko habihanaguweho, ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Uwiteka Imana itugirire neza. Iri ni ijambo ryo kururutsa imitima n'ubuhanuzi. Uyu Yesaya ntabwo yari umuvugabutumwa. Hari ibyiciro by'abavugabutumwa, intumwa, ibikirekata n'ubuhanuzi. Ntabwo ari muri Yerusalemu. Ndakubwira wowe nk'umunyarwanda, ndakubwira ko igihe cy'intambara cyararangiye. Ahubwo n'izo ntambara zikiri mu mitima yawe, igihe kirageze ahubwo kugira ngo habeho gusenga. Uyu mwaka wa 2015 ubu w'amahoro muri wowe, ubu w'ibyiringiro muri wowe, ubu gusubizwa muri wowe, ubu ibyishimo muri wowe, ubu iherezo ry'intambara, kuko Satani yamaze gutsindwa nkuko Yesaya hano yabivuze ku itorero rya Yerusalemu. Avuga ngo nituhabwire ko intambara zaho zirangiye, ngo kandi twe kongera kuzana ubutumwa butera ubwoba abantu. Reka nta butumwa butera ubwoba, ahubwo tugomba kuzana ibyururutsa imitima. Uwiteka tugirire neza. Ntabwo mubwira ngo urapfuye, reka da, ibintu bijyanye no kururutsa umutima. Ubu iki gihe nicyo kubwira abanyarwanda ko igihe kigeze ngo muturishe imitima yanyu, mwumve ko nta ntambara wirirwa urwana nazo. Wirirwa urwana intambara zo mu rugo iwawe, wirirwa urwana intambara ku kazi, wirirwa urwana, reka da. Ndakubwira ibyururutsa umutima. Fata igihe cyo gusenga Imana, usanga Imana yawe, uyishimira ibyo yakoze kuva imyaka yose ishize ugeze muri 2015. Mu cyigisho cya mbere ngeze kubabwira ibyo guhigura. Wongera wibutse Imana, ubwira uti Imana n'ubundi komeza undinde, kuko nta ntambara zihari, ubwo turi mu mashimwe. Ntabwo ari intambara, ubwo umwaka n'uwo mashimwe. Ugira igihe cyo gushima Imana, uti Imana warandinze, Mana wangiriye neza, wampaye umugisha, wandindiye umuryango, wandindiye umutware, wandindiye umugabo, wandindiye abana, wandindiye ibiki. Habeho gushima ibintu byururutsa imitima, apana ibintu bikura imitima. Reka hanyuma kandi
ikintu cyitwa ngo kubabarira. Ndagira nkubwire ko hagiye kuza none ubutumwa bwo kubwira abantu ko ibyaha byabo byababariwe. Yerusalemu yari hari igihe cyageze baragomera Imana igeraho nayo iririnuba, ariko umuhanuzi Yesaya hano kuri Mucera aravuga ati no, reka da, iki gihe Imana yumvise gutaka, habaye igihe cyo gutaka kwanyu, Imana yumvise gutaka kwanyu kandi yarababariye, nta ntambara muzongera guhura nazo. Ubu igihe kije n'icyo kubwira abantu ibyururutse imitima, bibaha ubwo ibyiringiro by'ahazaza habo, bibaha ubwo ibyiringiro byo kuramba, bibaha ubwo ibyiringiro byo kugira imigisha, bibaha ubwo ibyiringiro byo kugira amahoro, bibaha ubwo ibyiringiro byo kugira umunezero. Nigira nkubwire ko nawe ari cyo gihe cyawe, kandi no kuwiteka ibyaha byawe bitewe no guca bugufi, bitewe no kwihana, bitewe no gusenga kwawe, bitewe no kwicuza ibyaha byawe ko byababariwe. Uwiteka tugirire neza. Noneho rero ugira isengesho muri uyu mwaka, wavuga uti nasenga iriya, ngo Mana muri uyu mwaka ndasengera umurimo wawe, ndasengera umurimo wawe, nanjye ndanisengera kugira ngo ubugingo bwanjye, kuko nta ntambara buzongera guhura nabwo. Intambara, ibitero Satani yanteraga, ibyo byahagaritswe mu izina rya Yesu. Ahubwo noneho habaho gusengera ubugingo bwawe, uvuga uti Imana ndasengera kugira ngo unkuze mu buryo bw'umwuka muri uyu mwaka, ndasenga kugira ngo ugire intambwe umvanaho ungeze ku yindi, gutyo n'ubutaha izakugeze ku yindi, igende ikuzamura. Niba wari umukristo uyu munsi uba washobora no gufata umunsi wo gusenga cyangwa iminsi 2, ejo uzaba wafashe n'iminsi 3, ejo uzazamurwe mu ntera, uzumve Imana yagushimya kugeza no ku yindi ntego yawe, budiyakoni cyangwa iki, ejo uzumve rero wanabaye bishop cyangwa pastor uvuga ubutumwa bwiza. Ngibyo ijambo ry'Imana turimo tukubwira muri uyu mwaka wa 2015. Naho ziriya ntambara z'ibitero kugira birakurwa mu izina rya Yesu. Ntabwo ari aho gusa muri Yesaya turangiriza, nabwo twasoma no mu gitabo nanone cy'umuhanuzi Hagayi. Umuhanuzi Hagayi, no, katureba mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, not Hagayi. Habakuki nawe arareba, agira isengesho ryiza risa nkaho rifatana n'iri ry'umuhanuzi nanone Yesu, dore ko bose ni abahanuzi. Isomye mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki ku gice cya 2, ku gice cya 3, sorry, ugiye ku gice cya 3 ukajya ku murongo waho wa 2, aravuga ngo, cyaduhere ku murongo wa 1, gusenga k'umuhanuzi Habakuki kwaririmbishwaga n'ijwi rya Shinayoti. Uwiteka we, aho kuri 2, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Kandi reka tumaze kuvuga ngo twe kubwira abantu bibatera ubwoba, ahubwo tubabwira ibyururutse umutima. Noneho hano Habakuki we ngo yarabyumvise agira ubwoba. Noneho amaze kugira ubwoba ahita agira isengesho, aryo nawe nifuriza kugira ngo nkubwire ngo kuko tugomba guterwa natwe ubwoba n'ibigiye kuzaba kuri iyi si, ubwo Kristo azaba aje gutwara itorero rye, isi zarimbuka, habeho abacungurwa, habeho abajyanwa mu ijuru. Icyo nicyo kintu cyonyine kigomba kudutera ubwoba. Impanda y'Uwiteka ubwo izabivuze. Ahubwo ibindi byose, ibyo bintambara byo mwese ndakubwira ngo nta bihari. Iki nicyo kigomba kugutera ubwoba. Noneho habe Senyo, uvuga ngo noneho amaze kubona nawe yageze aravuga ati rero Mana, ngo Uwiteka ngo hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Ntabwo ari imyaka yo mu mirima, ni imyaka iyi turimo ngo tuvuga tutangiye umwaka mushyashya. Arasenga ati Mana hembura umurimo wawe. Arongera ati hagati muri iyi myaka ujye uwumenyesha mu burakari bwawe, kandi ngo Mana wibuke kubabarira. Ijambo ry'Imana tubwira ko Imana ari Imana ifuha. Iyo Imana yifatanyije n'indi Mana ahera gufuhira. Kwifatanya n'indi Mana cyangwa ngo ukaba ugiye mu kigirwamana, ntabwo ari kujya gusenga ibigirwamana kwa mutere nk'ibyo tuvuga ngo urasanga ibigirwamana bibaje idolatry ibiki. No, ibyo ni ibigirwamana, ariko hari n'ibindi bigirwamana tugira. Niba buri jewe numva ko
ntagomba gusenga nifashishije akazi, mfite akazi gutya na gutya, si muri gihe cyo kuba mu nzu y'Imana, mfite ibi n'ibi, singomba kubona umwanya wo kujya gukora Imana, gusura abarwayi, niba nsura abarwayi mu mahopitale sinkiboneka gutya na gutya, nihugiyeho. Ibyo urimo wimika gutyo bikubuza kujya gukora uwo murimo, uri mu bigirwamana. Aho rero niho havugaga ati Mana, mu burakari bwawe ujya wibuka no kubabarira. Biba bigoye kugira ngo umuntu yarakaye ababarire, ahubwo iyo umuntu arakaye habaho guhana. Uwiteka tugirire neza. Ariko noneho haba kucyarara baravuga ati Imana, kuko Imana ni Imana ifuha, kandi Imana tuyibangikanyije n'ibindi irarakara, irafuhika n'ababara. Ati none Mana, muri ubu burakari wowe wibuke kubabarira ubwoko bwawe. Ngiri ijambo ry'ihumura ahubwo rikenewe ku Banyarwanda, apana bibatera ubwoba. Tuvuga tuti Imana, ahubwo ibuka kubabarira ubwoko bwawe. Imana ikubabarire kubw'ibyo ubamo bikubuza gukora umurimo w'Imana. Imana ikubabarire kubw'ibyo weme kubona ko ari igisitaza kikubuza gukora umurimo w'Imana. Imana ikubabarire kubw'ibyo, kuko ibyo ngibyo kuba ngo Imana nibyo biyirakaza. Iyo biyirakaje rero ubundi yakagombye guhana, kuko uyu muntu arakaye arahana. Ariko none waba kucyara avuga ati Imana, muri ubu burakari reka habeho kubabarira. Hari igihe umuntu yarakaye, igihe cyose uburakari buzana n'igihano. Ahubwo ko Imana irakara aho kugira ngo ihane, haba kucyara se ndavuga ati Imana, noneho muri ubu burakari bwawe ibuka kubabarira ubwoko bwawe, kuko ntabwo tukivuga ibibabaza umuti. Iki ntabwo ari igihe cyo kuvuga ibikomeretsa imitima y'abantu, ntabwo ari igihe cyo kubabwira iby'intambara ko zigikomeye, ahubwo ni igihe cy'imbabazi. Iki ni igihe cy'umunezero, iki ni igihe cyo gukora umurimo w'Imana. Nkuko uvuga ngo hariya ngo Mana, hembura umurimo wawe muri hagati muri iyi myaka, muri uyu mwaka. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwaka reka habeho, nkubwire ngo ntabwo intambara zikiriho kuri wowe. Bimwe byagaragaraga nk'intambara ugiye kubibura, ariko noneho nibyara urwitwazo mu murimo w'Imana, reka bikurweho, habeho gukora umurimo w'Imana. Noneho tunabwira Imana tuti Imana, reka mu buraka irengagize ubupfafa twabayemo, irengagize gukiranirwa twabayemo, kandi kukwirengagiza kuzanane n'imbabazi. Uwiteka kuko ni nyembabazi, kandi ngo arakicaye ku ntebe y'imbabazi, nise ntashidikanya ko azakubabarira. Amen. Iyo rero guhemburwa muri uyu mwaka, nk'uko haba kukiya bivugaga, guhemburwa muri uyu mwaka akongera agasanga kuzana n'imbabazi, ni imbabazi zo kukubabarira, ni imbabazi zo kumbabarira, ni imbabazi zo gutuma Uwiteka anyemera, nkaze imbere ye ntishisha, kuko ntabwo ushobora kujya imbere y'umuntu yarakaye. Uramureba ukavuga ati reka nzajya ejo yanezerewe, ariko kuko tumaze guhishurirwa iri banga, ntabwo kikiri igihe cy'intambara, nta makomfura agihari, nta ntambara. Iki ni igihe cyo kuvuga ibyururutse imitima, iki ni igihe cyo kuvuga ibikomeza abakristo mu rugendo rujya mu ijuru. Iki ni igihe kandi cyo guhemburwa muri uyu mwaka, nk'uko haba kukijya bivuze. Reka nkubwire ngo reka kibe n'igihe kandi kijyanye n'imbabazi, nk'uko haba kukiya bivuze, kandi ari umuhanuzi abisenga ngo ni mu isengesho rye. Nawira ngo ibyo twakiraniwemo byose, ibyatumaga tutari imbere y'Imana uko bikwiriye, reka uyu munsi bituma uza imbere y'Imana ahubwo uko bikwiriye. Uvuga uti Imana irengagiza gupfa nabayemo, irengagiza gukiranirwa kwanjye nabayemo, ahubwo uyu munsi umpindura icyaremwe gishya, ngaragara imbere yawe nk'umwana wishimira. Uwiteka azabikora rega, kuko n'ubundi ntabwo wanezezwa nuko abana be babibirara cyangwa bigo ibyigomeke, baba abana bibirara nk'aba mwana w'ikirara dusomana muri Bibiliya. Reka icyo nuko abantu bose bahindukira. Kandi nkubwire ngo umuhanuzi haba kukera bibonye uyu mwaka, nkuko yabivuze, hagati muri uyu mwaka hari ikintu kinini abantu bagomba guhindukira, bakamenya ko ari igihe cy'imbabazi, nkuko n'umuhanuzi Yesaya muri 40 twabibonye. Bakamenya ko atari igihe kitari igihe cy'intambara, igihe ntabwo kikiri cy'intambara, ni igihe cyo kuvuga ibyururutse imitima, ni igihe cyo kubabarirwa, ni igihe cyo guhemburwa. Hembura umurimo wawe. Guhembura umurimo harimo icyambere, igishingiye ku murimo w'Imana. Icyambere ni umuntu, umukristo
umuntu wa wundi uza mu rusengero wa wundi usenga Imana uba uri mu rugo agafata umwanya wo gusenga uwo ngo Imana igihe kirageze ngo kiguhemburemo ikongera ububyutse habeho ikintu cyo kururutsa imitima gikwira hafi ku isi hose bitewe n'iki bitewe nuko wabigizemo ubushake Uwiteka tugirire neza ndagira nkubwire rero ndagize nkubwira ngo iki ni igihe reka umere nk'umuhanuzi haba kuki ugira isengesho wa mu Mana hembura umurimo wawe hagati muri uyu mwaka kandi ibyo byose ngo bijyane Imana wibuke kubabarira Uwiteka azatubabarira kandi ibyakozwe byose nk'ibyo Uwiteka bitamunejeje arabihanagura burundu abyoze ahubwo dusigare twishimiye icyo gihe rero nibwo dukomeze tunasenge noneho mu gusenga nibwo n'ibyifuzo byacu bizasubizwa ntabwo bizasubizwa kubera ko tutagenze uko Uwiteka ashaka hamaze kubabarirwa hazaho noneho no gusubizwa ndagira nkubwira ngo ndagize nkubwira ngo wakoze kudukurikira iki kiganiro cyacu giterwa inkunga n'itorero Goshen Pentecostal Church rikorera hano muri Ottawa rikaba rifashwa kandi nanone muri iki kiganiro twaba tugifashwamo na studio G360 ikorera muri region ya Ottawa Gatineau Uwiteka bagirire neza hari ububazo waba ufite ku ijambo ry'Imana wazajya utwandike cyangwa ukaduhamagara kuri telefone zacu nayivuga ni 613 781 40 je répète encore 613 700 8140 magana 613 magana 700 noneho kandi 81 na 40 Yesu abagirire neza turabakunda mwakoze kubana natwe reka dusenga Imana turagushimye Imana igira neza turagushimye ko uri Imana yumva gusenga kwacu iki ntabwo kikiri igihe cy'intambara ku banyarwanda ahubwo ni igihe cyo kuvuga ibyururutse imitima ni igihe cyo kubabarira ni igihe kijyanye ngo no kugira ngo wowe nk'Imana nkuko umuhanuzi Hagayi yabisomye hano ko ahubwo Mana uhembura umurimo wawe muri uyu mwaka kandi ibyo ubizanane no kubabarira tuzi ko benshi bakoze bitakunejeje tuzi ko benshi bibereye mu bitakunejeje benshi barimo barashayisha mu by'isi ariko Mana reka inkoni zamba uzane kubabarira no kubabarira ni kuza habeho guhemburwa no kuri Yesu Kristo turagushimye Mana tuzi yuko numara kuduhembura hazabaho n'ibisubizo by'ibyifuzo byawe mwe wese afite ntabwo mbize ariko wowe urabizi ndasaba kugira ngo uwumvise iki kiganiro wese agire guhemburwa muri we kandi agire gusubizwa muri we shimwa kumvise gusenga kwacu ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo tumusabize twizeyemo amen turabakunda Yesu abagire neza bye ciao